ibiki ugiye gufasha abandi bagabo ba Paul na bagenzi nabonye iriya shuti mwari mwagiye kubasura Musanze mbona bavuga ko n'ibyo kuryamira batabifite inzu yabonetse buri muntu ashaka igitanda cye buri muntu igitanda cye ni ukuvuga inzu yabonetse ariko hakenewemo ibikoresho buri wese akaryama ku gitanda cye n'ishuka n'uburingiti byose umugira neza wundi wakumva ashaka gufatanya na Be Kind ashobora rwose kugira uruhare mu guhindurirwa ubuzima kw'abo bavandimwe. Nibwo rero natekereje ndavuga muri bike ducuruza hano nabafasha nanjye tugashyiramo amashuka n'amakuvureri. Rero twateganyije ko tuzabaha amashuka buri muntu pere ebyiri n'ikuvureri buri muntu pere ebyiri n'ikuvureri uko ari batatu nibyo tuzabaha. Amahoro aho kubona ngo umpereze inkenene ndikiremwa muntu w'inkonyora boshye isende. Nkuko nabibabwiraga abakurikiye Be Kind Family TV, aha hantu twahageze murahabona ngaha turahari tugiye kuganira n'umuntu tuhasanze. Reka atangira twibwira, mwatangira mutwibwira. Murakoze, nitwa Julienne Mutakete, akaba ari njye muri Julie Dynamic Home Textile. Murakoze cyane Julienne, watangira tubwira impamvu wamenye Be Kind wayimenye ute kuki tubwira impamvu wamenye Be Kind. Be Kind nayimenye binyuze kuri social media cyane igihe mwasuraga bariya bagabo bo muri Musanze nibwo nabamenye Be Kind Paul na bagenzi uko ari batatu. Yarakoze cyane, atubwiye ko yamenye Paul na bagenzi be ndetse amenya Be Kind binyuze kuri social media. Social media se atubwira nanyuze kuri Be Kind Family TV. Okay, yanyuze kuri Be Kind Family TV arabibona. Tubwire rero amakuru mfite nuko wagize umutima mwiza wo gufasha nkuko natwe tubikora. Umutima wo gufasha wawukuye urawusanga yego twasanga muri Julie Dynamic Home Textile. Ntabwo dufite byinshi nta nubwo turi abakire cyane ariko umutima wo gufasha n'urukundo turawugira cyane ko gufasha si uko umuntu aba afite byinshi ahubwo muri bike afite akagufasha abantu. Arakoze cyane ngo akunda gufasha. Ese uretse bano bagabo ba Paul wemeye gutanga amashuka ugatanga n'amakuvureri, hari abandi bantu baba barafashije mu buzima bwawe? Yego, tujya tubafasha, tujya tugira ibikorwa by'urukundo byo gusura abarwayi cyane nk'iyo dusoza umwaka cyangwa abandi bantu bagize ibiza. Ntabwo dufite byinshi nimba ivuga mu byumve neza, ntabwo ari byinshi cyane ariko muri bike dufite tujya tugerageza. Ni ibikorwa dusanga muri Julie Dynamic. Arakoze cyane ngo muri bikeya afite n'ababasha gutoramo bike nawe akagira umutima wo gufasha nkuko Be Kind member natwe tubikora. Hanyuma tubwire ese nawe zinabikomojeho ni ibiki ugiye gufasha abandi bagabo ba Paul na bagenzi? Nabonye iriya shuti mwari mwagiye kubasura Musanze mbona bavuga ko n'ibyo kuryamira batabifite. Nibwo rero natekereje ndavuga muri bike ducuruza hano nabafasha nanjye tugashyiramo amashuka n'amakuvureri. Rero twateganyije ko tuzabaha amashuka buri muntu pere ebyiri n'ikuvureri buri muntu pere ebyiri n'ikuvureri uko ari batatu nibyo tuzabaha. Arakoze cyane rwose, urumva yakoze igikorwa cyiza cy'urukundo nkuko Be Kind natwe tubikora. Hanyuma tubwire nicyo wabwira abandi bantu bari bone kino kintu ukoze cyo kwitanga kandi ikintu cy'umutima mwiza kandi ukomeye. Ikintu nababwira ni uko ikintu cyose umuntu azabona kijyanye no gufasha akumva bimukoze ku mutima, nta mpamvu yo gutegereza, ajya abikora atitaye ngo ejo nibwo nzabona byinshi kurushaho. Muri bike afite ajya agerageza cyane muri Be Kind. Numvise ibikorwa byanyu numva ni byiza iby'ubutabazi no gufasha abantu. Ntekereza ko duke abantu bashobora kubigeza bikabyara ikintu kinini. Rero nabwira abantu umutima w'urukundo ko wakongera ukagaruka uwo wagiye, n'abandi bashobora kuba bari bize batabizi hakabaho sensibilisation abantu bakabimenya kugira ngo turusheho gufatanya no gufatana mu Rwanda. Arakoze cyane.
hanyuma Bkind member cyangwa se abanyamuryango ba Bkind dufite gahunda yo kuzajyayo ku itariki 15 ni weekend izakurikira ibizaza twakifuza ko tuzajya ukanabibihe ese koko uzaba uhari itariki 15 ukanabibihe bazagerageza murumva ko azanafata n'umwanya akinge hano cyangwa se asigemo umuntu umusimbura murumva nabyo no kwitanga aduhaye n'umwanya we ni ikintu cyiza kandi gikomeye hanyuma Bkind abantu bashyizeho umuryango wa Bkind abanyamuryango wababwira iki usibye ko nta bikombe dufite ngo tubashimire dutegura igikorwa kinini ariko n'abantu b'abagabo barakoze cyane ngo ubutumwa bababwira ko ari abagabo kuko abantu benshi twihugiyeho ntabwo dufite umwanya wo gutekereza ku bandi ku bantu bababaye ubwacu natwe ibibazo biba ari byinshi ariko kugeza aho ubona umuntu burya nta muntu w'umukire ngo ubone yaragezeyo ahubwo bisaba kwigomwa rero turabashimiye cyane Bkind mukomeze ibyo bikorwa kandi Imana ibafasha murakoze cyane wanayibwira iki mu bindi bizaza mu bihe biri imbere si bano gusa tugiye gufasha hari n'abandi Bkind nababwira bakomeze bashyiremo imbaraga kandi ntibacogore bagerageze no kugera ku bantu benshi bamenyekanisha ibikorwa byabo cyangwa abandi baba bakurikiraho mu kuzafashwa ntekereza ko byose byabafasha kugira ngo bitange ikintu kinini kurushaho arakoze cyane reka nanjye mfate umwanya wo kumushimira kuko ni igikorwa cy'urukundo akoze kidakorwa n'abantu benshi rero buri wese uri bubone iyi shuti aze kugira nawe ikintu yakora dufashe abababaye ni benshi ntabwo ari ba Paul gusa hari n'abandi benshi mu gihugu bagiye bahari batandukanye buri wese ufite umutima wo gufasha turamushishikariza kugira ngo ajye akora muri bike afite nawe agira ikintu atanga amarembo arafunguye muri Bkind buri wese ushaka kwinjiramo ufite umutima w'urukundo ufite umutima wo gufasha kandi tugakorana hagati yacu tukagirana urukundo amarembo arafunguye welcome Bkind Julie Dynamic Home Textile Bkind Julie Dynamic Home Textile gufasha tubigira umuco gufasha tubigira umuco